ngenda muri karina ariko nayise vewiti mu rwego rwo kuzengereza abadayimoni. Yesu nagira icyo aguzajya ukita izina, ariko abantu nibaguha ukabona ko bitavuye kwa Yesu ujye ubireka. Nge karina yanjye nayise vewiti, siki uburyo bwo kuzengereza dayimoni mwana. Biba biturenze. Ntabwo dufite ikintu cyo guha Imana. Mana ndagushimye. Ninjye mu pastor njyenyine wahaye icyubahiro cy'amaboko n'amaguru. Himbazwa witwa Imana. Tugushimiye muri Karuvari kubw'imirimo myiza wakoze. Twicaye hano tuvuga ngo uringa bidukingira. Turagushimiye kuko ushobora byose. Heta shalomeni tayi. Nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Mana, dufite ibyo twakabiguhaye hano. Dufite icyo kukwitura twakakwituye. Dufite icyo gukora hano twakabikoze. Dufite icyo kukubwira hano twakivuga. Muri Karuvari tubonye inka twayivuga. Muri Karuvari tubonye miliyari twayivuga. Nta kintu tubonye cyo kuguha, ariko imitima yacu ivuze byinshi. Imitima yacu, reka twese dufate biriya twumva icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo ryiwe. Igitabo cya mbere cya Samweli ni igice cyo cya 7 umurongo n'uwa 12, turongeraho n'uwa 13. Igice cya rwandiko rwa mbere igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 7 umurongo n'uwa 12, dushyire n'uwa 13. Abafite bibiri imeze nkanjye ni ku rupapuro rwa 265 mu isezerano rya kera. Turaza kongera insanganyamatsiko muri kugenderaho uyu mwaka yanditse mu rwandiko Paul yandikiye itorero ry'i Roma. Igice ni icya 12 umurongo n'uwa 2. Duhuza iyo mirongo ibiri iri mu bitabo bibiri bitandukanye, ubundi twumva icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo ryiwe. Reka dusome igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 7 umurongo n'uwa 12. Haranditse ngo maze Samweli yenda ibuye arishinga hagati y'Imisipa n'Isheni, arihimba izina Ebenezeri, ati Uwiteka aratuzahuye kugeza n'ubu. 13. Nuko Abafilisitiya baratsindwa nibongera kwegera urugabano rw'Abisirayeli. Mu gihe cya Samweli cyose ukuboko k'Uwiteka kwibasiraga Abafilisitiya. Imana idufashe cyane, amen. Abaroma, urwandiko Paul yandikiye itorero ry'i Roma igice cya 12 umurongo wa 2, haranditse ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe rwose, ahubwo muhinduke rwose, mugire imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Imana idufashe cyane, amen. Reka twongere tuvuge amazina yacu. Ni umuco mwiza abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo bashe kumenyana. Byashoboka kuba harimo abashyitsi tubanye hano, ariko ntago nge ndi umushyitsi, namaze kuba umusangwa. Ariko buriya siko bimezera. Icyo nsigaye ni ukwiga sebeni. Ni sebeni ni seveni, byose kimwe. Ubutaha hari igihe nazaza naramenye gusirimba bigahurira. Muretse ko mu bintu byanyishe kubyina birimo no kuririmba, kuri za mpamvu tuziranyeho. Nimwandenganya, mwavutse muzirepeta, abandi muri gusirimbira mu mavuta y'ababyeyi ba papa na baviye. Twe baviye na ba meri basekuraga mitsingi. Urumva bwarajwe naryo kabisa. Natwe dukuze turacoma byahwaniyemo. Barakagira yitwaga amajyanjari mwana. Dufitanye amateka. Nagiye kubona mbona muri afishi bakoze baduhurijeho, ndavuga ati karabaye aka ni agashya. Kandi ni ukuri pe, ubundi ahantu henshi ntabwo bajya bakunda kuduhuza. Rero baduhuje, twabiganiriyeho, ndavuga se abantu bazi ko turi ahantu hamwe i Butare, aho bita Iruwari Astrida.
aho ngaho twafashe umujyi ku gikoboyi ariko tuwurimo kandi barakagira ntabwo tuzawuvamo, twawubabariyemo. we yavutse ari danje ariko njye mvuka bimeze neza. najyaga ubwo hari kwa sogokuru byara mama, nkajyayo muri vakansi. Umva rero iyo navaga i Kigali nkagera i Butare nabaga ngacitse ko mu rugo nyine home nabaga mfite abakozi banzitira nkaba ntajya kwikinira ku marembo. Rero najya mu cyaro muri vakansi ubwo nkaba mbese nta vakansi nariraga i Kigali, naramanuka nkikoze i Butare mbese kuko nabaga ngiye kwa sogokuru. Rero urumva nabaga ngiye kwikinira n'iki byose. Rero iwabo uriya muhungu we yababaye, yavutse mu mibabaro, akambakambira mu mibabaro, akorera dede mu mibabaro. Ririya jisho mwabonye rireba nk'abashinwa ni itafari bamukomye. Ujya ubivuga mwana, ujya ubivuga, bari gukomeye ku ishuri. Jya ubabwira ko wikoreraga igitebo cy'ibidiyo ku gishabiro. Ibishabiro murabizi, hari inyama z'akabenzi, aho za zindi zitari iz'imbere z'umutuku, hari izindi z'umweru ushyira ku ikarayi zikibyarira amavuta. bariya bakoragamo akarivu zamurana niba barashyaga, ariko mwarashyaga numbaze ujya ubivuga. nibwo nawe akivayo, nibwo akivayo. Ndagara hanasobanura Bibiliya ukagira ngo yaje kera. Wasigaye kuko njye nari uw'i Kigali nyuma ya Jenoside mpita ninjira umujyi, usanga narawukabye. Uze ejo bundi ufite Bibiliya, siko bimeze. Iyo nta mihangayiko y'i Kigali azi, yo mu isi azi y'i Kigali yo kurwana n'agakiza ngo akarinde. naye imibabare yose ni save ku Kindeko, yambuka rwa save bikoreraga ibitebo by'avoka babizamukana i Butare bakamanuka, niho yababariye. Nge rero nababariye i Kigali, ndanamanuka mbabarira ibyaro muri Jenoside, na nyuma yaho nongera ngaruka i Kigali ndababara, nanakijijwe ndababara. nanjye nibwo mvuye, mbese nge nawe nibwo tukivayo ko mutadutumiraga kera se. nibwo tukivayo. araza nsanga i Kigali, asanga namaze gufata linye. Izo linye ni izihe se? Ni ukubyiriza mu butayu no mu mashyamba. Mbese hajyamo ati ngo tujye gusenga Imana ikatubwira ko izatugirira neza. Antanga kurira indege, buriya kuriya mu mubona agenda mu ndege nk'uzenguruka ibyumba by'inzu, ava muri korodoro yikoza muri kiragaruka. Njya kora na rapostinze ari gusunika ku kibuga cy'indege, nkabona rapostinze amanuka mu ndege, ariko uriya mu Babiloni karuwi wacu yinyurira Nyateka ari jye wahinjiye mbere na Kigali. ariko nanjye nabonye pasiporo mwana, birimo biraza, nanjye nabonye pasiporo utamabya. Rero kashi ya mbere yagiye muri pasiporo, nari ngiye kubwiriza mu itorero ryanyu Bukavu, muvuge ngo wanyohereje Imana imuha umugisha nuri kubitamo ngo kakira basha, nubwo hagiyemo iyi Bukavu, ariko amaherezo nzaguruka tu. ubuzima ze kuba kashenye muri pasiporo. N'ejo bundi nagiye i Bugande, muvuge ngo byaje. mu mpinduka rero hari igihe uyu mwaka wakumva nagurutse tu, nta wamenya byose kimwe, ariko Imana ishimwe wananze kuguruka mu ndege, nanjye nkutanga kuba pasiteri. urumva, witonde rero, njye ndi pasiteri. tuba dufite byinshi tuba twibutse. twari turimo twibukiranya kare ikijumba cyo kuba jenesi, ntabwo mwabimenye. twarababaye, ariko uriya yarababaye kundusha nawe byadanje. yabaye ariko uzi kuvuka uri umukene,
ugakurira mu buhanya bw'ubukenye ubw'abandi babareresha. Najyaga nywa amata arimo igikoma kirimo nido bandirimbira, we ari bajya kuvomera Nyirantare. Yatangiye kuvomera rubanda afite imyaka 9 yiga sinzi niba naragiyemo. Genefite akagare kudupine 3 nkata mu gipangu, we yikuruza ku mutumbatumba mukabana. None dore intebe yicayemo ngo bamutumiye muri Mana ishimwe ko nicara muri iriya ntebe simburi. Ubundi cyara twazicaraga mukicara muri system mene nkaziri kajya wicara imbere gutya, kuko ari je wegamana ugaheramo wese. Kuri yicaye niko twicara. None wasibanze ibeshe ugere mu gipangu usange sale yose irimo amatapi. Kigeragezo cya mbere gusura umukire ugasanga inzu yose irimo amatapi, kandi wambaye inkweto zaturitse munsi, kandi usabwa kuzikura muzi system nukumanura n'inkweto n'isogisi biviramo icyari mwe no gasigana ikigeragezo inzara ukagira ngo ziteye amahina kubera ivumbi ryatumukiyemo. Imana sajya mubona duhagaze hano, Imana yaduhaye umwanya ngo tuvuge Yesu, ikabakoresha mukadutumira ukagira ngo nitwashize. Turabazuki. Dawidi yaravuze ngo iyo niyibutse ngira ubwo. Ubwe Dawidi yajyaga yitera ubwo. Bese kwibona yicaye ibwami bamuririmbira ari we mwami, akibuka ari mu ntama yagira, bese byaramurengaga kavuga ariko ubu ni njyewe Dawidi muri za ntama, ni njyewe Dawidi Shimeye nukumugenda, ni njyewe ngo bye yari yibukaga akagira ubwo, ni njyewe THEOGENE Nyabugogo ndimbabo uhagaze imbere ya za kamera 17 n'igice muzimba rero ntago nzireba neza, we ni njyewe. Mana yakoze bikomeye. Yo nibutse wambujije gutanga ubuhamya bituma ndushaho kubuvuga, ko niyo naceceka ntibyakunda ngenda nibarangura, mbese n'ubuhamya bugenda bwibarangura. Ubuhamya ko bwije nuko bukeye ngegenda inkorera ubuhamya. Niri koti nambaye nirisha, wari bwaribone himbaza we risirishasha. Nari hawe n'umupasiteri wo muri Zion. Iyi shati yingi ni korali yakoze yubire y'imyaka 25 Kimisagara National yayimpayemo kado. Ngenda rero ubuhamya none akambwira ngo singatanga ubuhamya ko yari umukire katampaye ipantaro yo kwambara ngo abayinyurira. Bansohora mu nzu ntiyari afite igipangu, kucyatancumbike ngabanyure mujye mureka mbi, nibwo nkivayo nibikurya usohoka cyangwa uzimye YouTube. Abantu bagira amashyari n'imikoshi kandi umuntu igira imuhaye inzitira yimpaye nye, imuhaye imodoka itira yimana, noza bigende wakwivumbura wakwigirya nakasuye umujyi ngenda n'amaguru mvuga ubutumwa. Nta rusengero rwo muri uyu mujyi ntabwirijemo muri Nibature n'amaguru.
none niba Imana ivuze ngo igihe wagende n'amaguru kirahagije, mwana wanjye hindura vitesse urakare. Twiganira ijambo ry'Imana, umuntu aba yumva. Ndetse n'icyo wakora ngo unezeze abantu, ninanga kubutangaza avuga ngo biramushiranye ibyo yavugaga. N'ejo bundi yarabindemeye. None se ubu si Noheli na Bonane ejo bundi sinayiririye mu nzu Imana impaye, sigaye nitwa nyirinzu. Byo urabikuraho se, byo urabikuraho. Sigaye nitwa nyirinzu na madamu wanjye yitwa nyirinzu. Niyo nguze umuriro wa cash power hazaho niyo shuti THEOGENE. Harya cya kigo gicuruza umuriro cyitwa ngo iki? Ni rege ni wasaka? Rege na rege iranzi. None wowe urashaka ku bigenda gute? Ngenda muri Karina ariko nayise vewiti mu rwego rwo kuzengereza abadayimoni. Yesu nagira icyo uzajya ukita izina, ariko abantu nibaguha ukabona ko bitavuye kwa Yesu ujye ubireka. Nge Karina yanjye nayise vewiti. Siki uburyo bwo kuzengereza dayimoni mwana. Biba biturenze. Sho bundi Imana yankoreye igitangaza ku itariki 27 nta mugabo muri himbaza yarahari, sangira n'abana bo ku muhanda bageze kuri 500, bashakira imodoka zibakura Nyabugogo zibazana iwanjye mu rugo mu gipangu. Igitangaza kiriti cyo ni ikihe? No kubona ibyo nasangiyaga na madamu wanjye ntarabibonaga. Ari struggle. Madamu yajyaga urutujumba two kumifunga ari mama PsT. Kiruhura. Uri umugore we yarasaze. Yabahaye ubwo buhamya. Uriya abana mudamu we byigeze bijagura. Uzaza utanga ubuhamya ntuzigisha. Iyi nizeze nge 7. Ubukwe bwe nabwo bwari danje, baramukwebye abantu. Mwana nubwo ndusha kujya mu ndege ariko nakurushije ubukwe bwiza. Bari pfuba. Ukagabanya ugakuramo ntibigabanyike, washyira no mu dukuba ugatira, wanatira n'amaze. Harya batira amazeru nabyo bikanga bwana. Reka dusabe tubinginga abagore tubihorere, abagore n'abakobwa mu tubabarire tubihorere. Niba hari abagabo bari hano bazi kubivuga twe ntitubishoboye, hagize abagabo badufasha tugatanga n'ituro ry'ishimwe. Hagira abagabo badushyigikira hano twe dutangane ituro ry'ishimwe. Hari abagabo bonyine n'abasore mudufashe kuko ntidufite ikintu cyo guha. Twe ntabwo dufite ikintu cyo guha Imana. Mana ndagushimye. Ninjye mu pasiteri njyenyine wahaye icyubahiro cy'amaboko n'amaguru. Himbazwa witwa Imana. Tugushimiye muri Karuvari kubw'imirimo myiza wakoze. Twicaye hano tuvuga ngo uringa bidukingira. Turagushimiye kuko ushobora byose. Heta shalomeni tayi. Nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Mana, dufite ibyo twakabiguhaye hano. Dufite icyo kukwitura twakakwituye. Dufite icyo gukora hano twakagukoze.
dufite icyo kukubwira hano twakivuga muri Karuvari tubonye inka twayiguha muri Karuvari tubonye miliyari twayiguha nta kintu tubonye cyo kuguha ariko imitima yacu ivuze byinshi imitima yacu ivuze byinshi tubwirirwa tukabura turi iciro ry'imigani mu bantu tumanuka kwahira imboga nta zihari mwami Yesu abantu baraduhaye igihe wowe uduha iminsi uduha imyaka abantu baraduciriye witeka abandi babona dupfuye birangiye ariko duhinduye abantu dufatikanyije n'abagabo ba Karuvari dufatikanyije n'abashyitsi n'abasaza mu izina rya Yesu dufatikanyije n'abagore bari muri iri teraniro dufatikanije n'abari hafi n'abari kure dufatikanije n'abasore n'inkumi tukuramburiye amaboko n'ushimwe murere mota sekene motitarashenemo iriribi nihitashando korela bakize mora Yesu ushimwe haleluya ushimwe haleluya akanwa kavuga bike THEOGENE ariko imitima ivuze byinshi cyubahiro n'ikibi cy'Imana izina rya Yesu Mana ushimwe tuba twibutse byinshi naricaye n'umudamu turatekereza turavuga ngo iyi niyo Noheli na bonane ya mbere igiye kuba turi mu nzu yacu mbese tuzashima Imana gute ndavuga ati nagakoze ama invitation nkatumira abandi bagenzi banjye ku musozi barahari bafite amamodoka nagatumiye abamfashije bakanyubakira iyo nzu nabyo byashoboka ariko igihe cyabo kirahari cyo kubashimira tugakata kagozi ariko ndavuga ngo iyi Noheli na bonane ya mbere Imana impaye inzu nkayiba nyirimo ntari kwa nyirinzu reka sangire n'abana twabanye ku muhanda twanyagirirwanye sangire nabo shimye Imana ko yabinkoreye ikabinshoboza ni ibintu ntari kubona uko mbishoboye nubatse amahema byari nk'ubukwe negura sinzi kuntu bimwe by'amabife niko babyita harya bariyarurira mbashyiriramo umuziki barawukata kuko bagaburiye ntubaha ingoma mwana biba byapfuye namwe murabizi ko mukunda ingoma rero nabo barazemera byadanje nabashyiriyemo n'ingoma baribyinira bashakira amavuta yo gusiga abana icyatuma ntashima Imana niki kandi suko ndi umukire n'umutima wo kuzirikana aho Imana yankuye nkabera umuyoboro kugira ngo abandi bagerweho n'umugisha ejo bundi narihiye abana 16 bajya kwiga sogonderi ndinde wo kurihira abana 16 ndagushimye Mana ntago tuzayishimisha gute ntago tuzayishima njya mvuga ngo ninjye mu pastor wahaye icyubahiro cy'amaboko n'amaguru Imana ariko na nyuma yo kwiha icyubahiro cy'amaboko n'amaguru nabuze nuko mbigenza ngira n'icyo nkora himbaza wa mwana no yagiye ku ishuri Mana ishimwe ejo nibwo yagiye ejo namujyanye Nyamagabe n'umwana watsinze mu karere ka Rurindabo wa kabiri Trokome abura amafaranga yo kujya kwiga raza mu rugararira ntabese ko nanjye mfite hano abandi badanje ndabigenza gute ariko nshimye Imana ko nawe agiye kwiga naraguhamagaye ngo uze dushimira abantu nawe wanga kumfata Imana izame cya kamera nanjye nzajye mbinyuza kuri cana nta kamera ngira ariko Imana izayeme yabikoze zabikora amen undi muzajya mora mushyira kuri cana zanyu mwenyine njyewe ntishyira ku yanjye Zaburi wagiye mu mwuko kama igikamera kimwe
tuganire ijambo ry'Imana. Amen. Tuvuga Imana nk'abazutse, nk'abazapfa ejo, kuko twamenye ko umurimo wose uzaheshwa agaciro n'umurimo wa nyuma. Kora amanywa nijoro. Yawe ni umucuruzi akabifatanya no kubwiriza. Nje ntago ncuruza ndabwiriza gusa. Yawe ni umucuruzi. Yarataba Imana yari izi ko ibikomere kubera kuntu yacuruje ibidiya by'abandi na voka z'abandi, afite impano yo gucuruza. Niyo mpamvu yamugize umuntu ujya kurangura hanze akazanira imari abanyarwanda namwe mugacuruza. Rero njyewe ibyanjye ni ukubwiriza, ariko ndi n'umushoferi witwara njya kubwiriza, ntago nkora tagisi. Imana murayizi, ariko murayizi. Nabonye perime ndishima ndanezerwa, mpita mbona akazi. Twaraga kandi umuntu wanyubahaga nk'umukozi w'Imana, koraga muri Sorasi. Nkajyana abana ku ishuri na madamu we ku kazi, akanshyiramo amavuta ngo ujye kubwiriza, nurangiza nanjye unsabire umugisha, ariko wibuke uze gucyura abana. Mviyora icyapa, banyandikira 25, ndabibura. Ijya Rotari Contrevation, ubwo bibaye 35 perimi mara imyaka 8 ku Muhima, narabuze 35 byo kuyikorayo. Nibagirwa ko nzi n'imodoka, nkajya nsaba n'abakristo banje umunyenga ntibawumve. Hase pastor yakwica ko tutarakubona utwara n'imodoka. Ngeze no gusaba umunyenga ndarivureka nabyo mbivamo. Ejo bundi 2021 Yesu angarutseho atangiye kuma ku kantu, nibuka ko afite perimi bakumuhima. Ese ndaje ndababwire ngo hashize imyaka 8 perimi iri hano ndabigeze. Ibase Imana irafunga igashyiraho n'ingufuri mujya mwanga iyo yakinguye ntawegekaho, niyo yegetseho ntawafungura. Ndabigira gute koko? Nagiye hariya ku Muhima, hariya muri feruje mwanzubona zo ku Muhima, siko abahagazemo abapolisi. Ndagende kuri Yamaha, ndagenda ndamusuza, mwati ndagushuje afande. Atego ngewe nari mfite perimi narabuze kwishyura, iri ku Muhima imaze y'imyaka 8, none mbigenze gute ko nayabonye? Amera hasi ngo zana indangamuntu yawe. Nyimuhaye yishyize muri ka kamashini, ngo ndabona uyifite koko. Ahita nyandikira kode nyine zayo, nimero zayo. Ndagenda bambwira uko mbigenza kuri reception, bansubiza perime yanjye nyuma y'imyaka 8. Ubu twarababaye, twarashize. Ni Kristo ugenda utwomora ibikomere. Narababwiye ngo yomora ibikomere, akomora n'ibikomere by'ibirara, kagera mu ndiba nabyo akabyomora. Kanze tunasenge ayo batubwirije n'ubu buhamya shimyemo Imana bikubake, nawe ukomere kandi ukomeze kuri uyu mwaka w'impinduka. Paulo yandikira itorero ry'i Roma, ariko haleluya, haleluya, ageze mu bice 2 ababwira ijambo rikomeye. Rabati yamwe Banyeroma mwe, nabyaje ubutumwa torero nasize aho ngaho. Namaze kumenya ko hari ibintu 3 bituma mwishushanya nk'abiki gihe. Jambo rya mbere n'ubwiza, jambo rya kabiri n'icyubahiro, jambo rya gatatu n'ukudapfa. None ibyo bigiye gutuma mutera umugongo umwami wacu Yesu Kristo. Reka mbagire inama, abashakisha ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, ariko bakabishakisha gukora ibyiza badacogora. Ibyo ngibyo umwami wacu arabibaha, yamara no kubibaha akanabitura n'ubugingo buhoraho. Ariko hari abandi bishushanya n'abiki gihe, bakabishakisha bakagera naho bacogora kugira ngo bagere ku cyubahiro.
cyubahiro ntago mukiza cyubahiro si guturuka ku modoka ari abakuri imbere baje kukwicaza hari mu mutima ngenda ngo mana nejo uzongera ubane ntange cyubahiro ni icyawe ko ari igihe batatujyanaga ukazinduka ukicara ku ntebe y'imbere bikaza kugera saa 10 ugeze ku yanyuma nuzaza ukigirayo nuza yaza ukibwiriza ukahita wimuka nuza nawe yaza ukibwiriza ukabugeze ku ya kabiri bikaza kugera saa 11 ugeze ku ntebe y'inyuma wijyana ntawe ukwimura none ngo zana tugutwaze Bibiliya irimo ibiro bingahe ako abo kubaha tugire gute tububahe ariko nge nimuzayintwaza uzaze nguhe boroderi imwe mu kwa kane basubiye ku ishuri y'intwaza uzaze nguhe babyeyi imwe y'umunyeshuri y'intwaza turukunda kosheje se ibibazo nikoreye uzaze nguhe mu kimwe ariko twarashize yemwe abantu ba Karuvari mwe mushakashaka icyo cyubahiro mushakashaka ubwo bwiza mushakashaka kudapfa murama ariko mubishakishe gukora ibyiza mudacogora mutifatanya n'ab'iki gihe mutagenda nk'ab'iki gihe harira haleluya Pawulo yandikira Abakolosayi arababwira ngo mwambare imitima mishya yemwe ntore zikundwa mwe kirageze kirasohoye uyu mwaka w'impinduka ubushize ubwo narindi hano narababwiye ngo 2023 Imana irashaka umukristo ukuze utishushanya n'ab'iki gihe soza rero hari ibintu bitatu Imana igiye gukora umuntu utishushanyije igiye kumukiza abadayimoni b'abasiri igiye kumukiza abadayimoni b'abamediyani igiye kumukiza abadayimoni b'abafilisitiya intambara 3 abisirayeli barwanye nizo ngizo zabajengereje ng'abasiriya nta kindi bakoraga ngo umurimo wabo wari wo gutesha agaciro abisirayeli kubari bafite umugabo witwa Rabushaki mwami yajyaga atuma kandi kurwarikwa ngo genda urumere umwami w'Abisiraheli ngajo mu gitondo umwami wacu w'Abasiriya azanywera icyayi wawe kandi uzitegure azaza agutwarane n'abakobwa bawe agutwarane n'abadamu agutwarane n'abaturage bawe kandi azagutwara wenyine azagutwarana n'Imana yawe ya Isiraheli kandi umenye ko n'ibindi bihugu byose agiye abitsinda akabitwarana n'Imana zabo witonda Abafilisitiya Abasiriya ngo ibyabo kwari ugusuzuguza Abisiraheli ariko njya nkunda uyu mwami wa Isiraheli ngo rimwe afatura urwandiko ngarushyira umuhanuzi imbere y'Uwiteka ngo umuhanuzi aravuga ngo ni ukuri ibyo yavuze ni ukuri arabishoboye umwami w'Abasiriya yadutwara mu gitondo kandi ntabeshya ariko njya ndebera isengesho ry'uyu mwami ntabeshya pe mu gitondo arazindukira aje antwarane n'abana banje n'umudamu antwarane n'abaturage banje ariko mana hari ikosa yakoze ryatumye nkuzanira urwandiko yavuze ngo ntaga dutwara twenyine ngaradutwarana nawe bitumye nkuzanira urwandiko umva Imana ya Isiraheli cyo nyikundi uzi kuntu yashubije ngo genda umbwera Bushake n'umwami w'Abasiriya bose ngo umwami Imana ya Isiraheli ngikunegurije izo uzi kunambwiye mwe ngo umukobwa w'i Yerusalemu akunegurije ubundi Imana iyo yagusuzuguye yigira umukobwa iyo yagupenze ng'icyo gihe ngo abakobwa bagusuzuguraga ngo yakureberaga ku rutugu agakora n'ambaba Imana rero genda umbwirire umwami w'Abasiriya ngo umukobwa w'i Siyoni akunegurije iki
ni Imana yivugaga. 2023 hari ibyaje kugukoza isoni, ziranagusatira zikugeraho, banafata n'ijambo babisobanura uko babibona, ariko Imana ya Isirayeli mubyije gukora, ije gukuraho abadayimoni bagasuzuguro. Yewe mwene data wicaha udukurikiye utaracogoye ngo use n'abiki gihe, Imana ije gukuraho abadayimoni bagasuzuguro n'izina rya Yesu. Imana irabizi THEOGENE kugakuraho. boni na Yesu. Gasuzuguro ni kabi, abantu baragusuzugura akakwita amazina ariho n'atariho. Abantu baransuzuguye kandi icyo nyikundira, munyemere munkurikire gato, iyo Imana ije gukuraho agasuzuguro ntago igakuriraho kure yaho wasuzuguriwe, igakuriraho aho wasuzuguriwe. Niyo yakwimura ukajya muri Amerika, ariko igutabara ku buryo amakuru azabagera. Umva Imana ya Isirayeli ikivuganye nawe, yewe muntu utarahindutse ngo ucogore use n'abandi. Imana ije gukura agasuzuguro ku buzima bwawe, muri icyo gipangu, mu muryango washatsemo. Imana ije gukuraho agasuzuguro, Imana ije gukuraho agasuzuguro mu bo mwiganye bagufasheho ijambo. Imana ije gukuraho agasuzuguro mu bo mwasenganye. Imana ije gukuraho agasuzuguro mwa basore mwe. Imana ije gukuraho agasuzuguriro. Yego. Gasuzuguro kagutumaho, kakakunukaho, kakaguhumuraho, nawe ugasa nako ukemera ugahinduka agasuzuguriro. Hasa niduhamagara abashomeri zivumbura ureke kuza. Emera nyine suri umushomeri, dore uko ndeba. Niduhamagara abakobwa bakuze suzabyanga kuza, urakuze. Nose urigira umwana ngo bikunde. Nose niduhamagara abahungu b'abasiribateri, nawe reba imyaka ufite. Siribateri ntakirya, urabona utarakuyeho. Ucungiye mu ijambo riri muri Luka rivuga ngo kuko ni nta jambo Imana ivuga ngo rigire gute, ricungira aho ngaho. Ariko ubundi urasebye tu. Ariko abadayimoni babasira, mfatira mu kiganza ukwegereye, nabonye ari akageste keza tugakoresheje mu gihe cyize. Mumbwire ngo mu mwaka w'impinduka Imana ikuyeho abadayimoni b'Abasiriya, abadayimoni b'abagasuzuguriro mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha. Tugiye gusagana umwanya wo gusenga. Jambo rya kabiri, Imana ikuyeho abadayimoni b'Abamediyani. Ngo nta kindi Abamediyani bakoreye Abisirayeli, ngo Abisirayeli bajyaga bahinga bakweza, ngo Abamediyani bakaza bakanyukanyuka imyaka bagasarura. Uzi guhinga ntusarure, byibuze iyo baza bakabisarura, ariko n'ibisigaye bakabireka. Ngo Abamediyani barazaga bagasarura imyaka y'Abisirayeli, ingano bahinze bakazisarura, ngo n'izisigaye bakazinyukanyuka. Abadayimoni badusigingiza ati ninde, ni majyanjari uvuka Butare ku Cyinteko, wirirwa wikoresha ntacyo azigezaho. Abo ni abadayimoni b'Abamediyani, ariko Imana ishimwe ko yabakubitiye ahareba inzega. Ninde? Ni THEOGENE wuhe? Wa wundi babu wa Nyabugogo, wa muhungu wa Gasongo wishwe n'itabi n'urumogi. Ngo ni abadayimoni b'Abamediyani. Sikingiza umuntu, ariko Imana ije gukuraho abadayimoni b'Abamediyani ku buzima bwawe. Uhomberaho abandi bungukira. Bo ni abadayimoni b'Abamediyani.
uhora mu bitaro uvuza yukoreye nkaho yakakugiriye umumaro wagiye kuvuza uri ku miti ihenze ngo niba ariyo muri Afurika iranze hari igihe ujya kugura imiti ngo ni iminyaburayi niba byose atari ibinini ku binini ntumbaze wakwamiye ku binyaburayi niba ari ibinyaburayi niba ari ibinini by'ibinyaburayi ntumbaze kagira ngo ni ubunyobwa uri kumira bo ni abadayimoni b'abamediyani gukora ntugire icyo ugeraho barije gukuraho agasuzuguriro k'abamediyane abadayimoni b'abamediyani mu mwaka mushya 2023 yemwe abantu bakora mwe muzamura ibiganza Imana ibakuyeho abadayimoni b'abamediyani w'izina rya Yesu turuka ku kwezi kwa mbere uko rukageza ku kwa 12 umuntu akaba atakubaza 50,000 uzi kubaho nawe ugirira ideni nta n'ugufitiye ideni kubaho nawe ugirira ideni nta n'ugufitiye ideni byose ari kimwe dayimoni bagasuzugurira abadayimoni b'abamediyani nahuye nabo ajete solva taidatu Imana bakomora ukarwara ihungabana ndanagusengeye ntuzahungabane nkanje izina rya Yesu kuko Imana yarabakubise nsigara kubijara nabyo ari danje Imana yamaye amafaranga Imana ifite amafaranga koresha umudama barambajije ngo nafite agatelefoni kariho fimbo kariho iki fimbo bari juga shiraho fimbo ugategamo n'agapapuro imbere kuri batiri kandi ndi pasteur uzi kujya gutanga itangazo ukabwira umudiyakoni ngo ari kwandikire ku rubuga akaryandika ngabagize inama nyobozi ejo nyuma y'itano rya kabiri tuzakora inama ni pasteur hepfo kandi ka hepfo ngo nanaba niba ari nanaba bivuga ikiriko ngo ni pasteur ubwiye ngo nditange babaro nta na WhatsApp ngira navaga gukora ikiganiro nkajya gutira telefoni ngo nirebe ko mugabo witwa PsT wakoraga amatelefoni Nyabugogo hati ku isimbi bagishize andikaho THEOGENE ndebe ko nireba nkireba none nkagera mu rugo mbwira madamu ngo mvuye kwireba watarandeba none se ari kuba ndeba he Mana rekoresha uwo mushiki wacu anyoherereza amayero 200 numva telefoni iramwe ngese ko nakubuze kuri WhatsApp ndamubwira ngo erega ntayo kandi ubwo nayo haje agasaraba na gatatu ndavuga ati karabaye iyi nimero ibaho usaba dayimoni mu izina rya Yesu uzi kubona nimero ya gatatu n'agasaraba habanza umusaraba agakurikiraho gatatu kandi uzi ko ari 078 none ndabavuma saraba na gatatu ibibare byinshi navuga ati karabaye abadayimoni se bafate hano muri uyu muhanda ngeye bw'izina rya Yesu nitabatalo ati ni pastor THEOGENE ati none se ko nakubuze kuri WhatsApp rega nayo mfite nta WhatsApp ugira ati none se wabona bika hafi nakubwira imibare wandika ukagenda bakaguha amafaranga ubwo se uwo muntu agira agendara umuntu utagira agendura mubaza big nahise mwemerera yego mitafata gati nandika imibare hasi sigarana ikigeragezo rero cyo kurinda iyo mibare ngo hatagira umuntu yikandagiramo cyangwa urushishi rugacamo rukagira umubare rusibanganye kagira umubare rusibanganye sigarana icyo kigeragezo dayimoni b'Abasiriya n'Abamediyani
Imana babakuyeho mu mwaka mushya. Hallelujah. Ariko abantu Imana bakuye, abantu bakuweho abo badayimoni ni abantu batacogoye nibyo ngo bishushanye n'abiki. haleluya Bamamagaye umudi ntanga ubuhamya bufite gihamya ko Bibiliya dufite byinshi twavuga, natwe zibaye zicyandikwa hajyamo amakuru y'uwari inzahari. Ni niyo mpamvu igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyiswe ibyakozwe n'intumwa, uzarebe ntabwo kirangira. Zo gusoma igice cya 28 ntabwo gifungwa ngo gikorotire, kirakomeje. Harimo ibya Paulo na Stefano, kama ibya Petero, n'ibya worship team babyina igisirimba bakiruka, nabyo burya wakongera mufatiraho. Na Pascal n'aba basaza uyu mubyeyi yigisha neza, na mufati burya tujye dufatiraho n'ibyakozwe n'intumwa tuba dukomeze shu. Kena babwiye Luka ajya kucyandika burya cyanditse kubera impamvu ebyiri, izo nzazivuga ngarutse. Ntago kiriya gitabo yapfuye kucyandika, bapingaga Petero, bapingaga umugabo witwa Paulo. Rero aba bantu bapinga vie twiganye, reka nze nandika ibyakozwe n'intumwa. Yandikira Tofili biganye, ariko anemeza za ntumwa 11 zabanye na Yesu. Bagiye gutora usimbura Yuda, bakoresha ubufindo, batora uwitwa Matiyasi. Kandi Petero aba ari uyobora gahunda yo gutora, n'uyu nguyu cyangwa se n'uyu nguyu. Basi hari abantu batora ariko akajya asoreza kuri mubyara we, kuri nyirarume. Nta handi Matiyasi agaragara muri Bibiliya, nta kindi yakoze, nta handi izina rye ryanditswe, ntiyigeze asengera n'amaturo. Nicyo gikorwa cyoroshye. Niyo waza mu gitondo bakakubwira ngo usengera amafaranga, byakuranira ko yasengera, bavuga ati Imana yahesha umugisha, sha wayasengera. Ariko nini bizi Matiyasi nta nubwo yigeze asengera amaturo, nta handi agaragara. Batoye Matiyasi, Kristo nawe atora Paulo. Oh haleluya. Yes. Buri bitangaza bya Petero byose bingana n'ibyo Paulo yakoze. Ni 7 kuri 7 wagenze hejuru y'amazi. Paulo wese ntiyasimbutse urupfu hejuru y'amazi. Ngo wazuye Tabita wese ntiyazuye butuku. Ngo wasengeraga ibitambaro ngo ugatambuka ibicucu ngo bigahagurutsa abarwayi, wese nasengera ibitambaro bigakiza abarwayi n'imyenda. Ngo wavuye muri gereza nk'umuntu ngo umeze nk'uri kurota marayika, wese ntiyaririmbye we nasi imiryango igakinguka. Ibitangaza byabo birasa n'7 kuri 7. Mana nana itwamara ibikomere idukubitira aba badayimoni b'Abasiriya baza kudusuzugura ngo karabyina, none ngo kazatahira gusirimba, nta n'inkwano kazabona. Ujye usirimba bicaho byagaciye, n'ubundi ntacyo wakora ngo unezeze. Waraterese barakubenze, byibuze pfa gusirimba. Hari igihe mu diaspora yakubona hari uri gusirimba akavuga ati mashi tekari yakana mpaye mbona karirimba neza, papa jya kukambariza izina narefe byose ukureho no gusirimba byange byose. Uburi inkwano ntanka 17 ufite zo gukwa, byibuze ngo usirimba utaruke. Hari igihe n'Imana yakuye biri mu ijuru ikagira uko bigenze. Nanjye narabwirije, nararambagije bambenze, mpitamo kubwiriza. Misamo kubwiriza rero Imana irandambagiriza, iramwemeza, aranyemera. Ntabwo yari kunyemera. Ntimumuzi se? Urana yanyemera. Murusha imyaka 13. Uzamureba uko asabyaye 4, ibaza kiri inkumi rero. Abadayimoni b'agasuzuguro b'Abasiriya, abadayimoni bapfobya ibyo dukoze biduca mu myanya y'intoki, b'Abamediyani baza gufunyanga. Imana ibadukubitire mu izina rya Yesu, twinjire mu mwaka mushya. parine dosai
abadayimoni ba gatatu Imana ije gukubita ni abadayimoni b'Abafilisitiya. Abadayimoni b'Abafilisitiya, Abafilisitiya nta kindi bakoraga ubwoko bwa Isirayeli ngo bagendaga bareba abanyembaraga muri bo. Nta mwanya wo kudekarara intambara. Ni ukureba Samusoni bakavuga Samusoni hagati yabo muri bo niwe munyembaraga, nitumubasha tuzaba tubabashije. Filisitiya baragatsindwa, amutega Delila aracogora. Pawulo yandikira Abaroma ngo muri uyu mwaka mugire imitima mishya, mube bashya, mwirinde bagira. Baje kogosha abagenzi kandi bareba b'abanyembaraga. Abadayimoni b'Abafilisitiya baragatsindwa, baraza bagateza amakisida mu rugo, ugasanga mama wahahiraga abana nuko za gisida. Baraza bagateza indwara z'imivuduko, bareba abanyembaraga. Umugabo wajyaga gukaratira urugo kama ngo fata ikiruhuko, uzi no kubyibuha utarya, ibyo byose danje. Siko banakubwira ngo mama Rudomo jya kuri regime, urajya kuri regime ya kawunga na dodo. N'uwaguhaga ntaba kiguhaye abona uri boss. Imana ije gukubita Abafilisitiya. Ariko haleluya, atukuzwe. tugiye gushinga ibuye. Ngo Samweli twasomye ngafata ibuye ngarishinga hagati y'Imesipa nishe ngaryita Benezeri, bisobanurwa ngo yaratuzahuye na bugingo n'ubu. Uyu mwaka mushya yemwe n'ubantu ba Karuvali hari abantu Imana ije kuzahura. Ibazahura ibakura mu mateka mabi, ibazahura ibakura mu gihe barimo, ibazahure no mu buryo bw'umwuka. Dukomere Imana amashyi tuyishimire. Haleluya, haleluya. Ngo kuva uwo munsi ashinga iryo buye, ngo Abafilisitiya baratsindwa. Ngo Samweli ku gihe cye cyose cy'ubucamanza ngo Imana yahoze igihe cyose kigera mu nzu y'Uwiteka, Imana ije kugukubitira abo badayimoni batatu mu izina rya Yesu. Amen. Munyembere dusenga Imana. Wahuye n'abagusuzuguye, wahuye n'ibyagusuzuguye, urakoroka uyoberwa iyo bica, kandi mu bantu bazi kwiruka no gushakisha ubamo, mu bantu batica rubamo. Urakora n'abandi bagakora, ariko gahombera aho abandi bungukira. Abo ni Abamediyani. Wiganye n'abandi barusha ubwenge, babona akazi urasigara. Wari make wambara ineto ndende n'ingufi, yewe ushyiraho no gusuhuzanya uciye bugufi, ariko ntawe ukubaza nimero. Uri hafi gupfukama nk'abo nabonye b'abaturage. Wageze aho ijwi rigira soprano, Yesu ashimwe, ariko wakuyeho. Wasuye bashiki bawe, ugezeho ntiwanarya kugira ngo bamenye kutagira inda nini, ariko nimero banze kuziguha. Wa musore uraraburije. Abo ni Abamediyani. Abamediyani, ariko uyu ni umwaka mushyashya. Reka mbabwire mujya mwirira mwa basore mwe by'uyose, bajye bakubenga pasi wanariye. Siko bimeze nawe ko kuri karakaje. Mama mudogo uri mu Bufaransa kohereza amayeri 100,
ugiye uramusohokanye nuna yaguzemo n'ipantaro byibuze ngo uzusirimbe hano dore ko nindi yenda gucika ugezeho n'ishambusha ntuyimaze uriyeho gate urayisize sekura mwana bazakubenge wanariye byose we naba mediyani dusenga turabwira Imana itwomora ibikomere by'ihungabana. Nahamagaye umugabo witwa Enoki, ni umudiyakoni asengera Katabaro, ncunze iyo mibare aho nayanditse hatajyana urushishi rucamo. Namatandike y'imibare dikiza ati wewe yandika gusa ndakubwira, ndayimusomera arayandika. Ndamubwira ati iyo mibare barambye ngo ngende nyitange ba mamayero kandi ndajyana nawe. Tugeze baramwe ati tugwa amanyarwanda bambwiye karamayero 200, ariko kuyabika yabonye ko nagize ihungabana arayantwaza tujya kuyavunjisha. Najya nyashira hangaha ubwo nene nambaye ikoti risumbana, mbese ari gihe wambara ikoti akaba ari ryo rikwambaye wowe utaryambaye. Nashira hano habona bise birereta avuga ati barayabona tu. Nashira hano 200 nayo 200 by'izabibiri dore bita bibyimba bikamera nabo barangerageje ba mizabibiri uruko nyabika yatsi imodoka aramerekeza nyageza mu rugo nyeretse madamu nawe arahungabana je kudukubitira abadayimoni mu mwaka mushya ariko idukiza n'ibikomere by'ihungabana. Haleluya. Nasi namenya ko Imana yafunguye imigisha tangiye gukoresha abantu barakora ngura intebe, ngura kabati, ngura televiziyo, ngura amagare y'abana. Ko narabwiye Imana ngo Mana nipfa ntaguriye abana banje amagare ntago umurambo wanje uzamanuka. Numva gutazamanuka uzahagamo. Muri icyo gipangu twabagamo harimo urugo rwari rufite akagare kamwe shani n'akagare kamwe mu bana bane yari afite niba atari 5. Bana banje bagakora akabakubita intoki bakaza barira bangera imbere bashaka ngo papa azatugurira igare, bakibuka ko tutanari. Abana barabimenya ko mukennye, bajya kuvuga ngo papa wibangu usakoze akagare wazagurira igare, akahita yikaruma karimira ijambo ntarimbwira. Hene kundi mamujya mwaje mwicarana nari yuri umukene abana barabadiga nawe wazaka iya kundi mwaje mwicara hangana. Mani bababarire itubabarire kuno twakabuye abana bacu kubera impamvu z'ubukene. Haleluya. Bana bakabihomberamo bakabihahamukiramo. None barambye ngo nimbagurira isaha, nanjye nabaguriye isaha yego za 2 muvuga ngo nta kutagize, ariko narasibaguriye. Etse no kumwa ngo mbagurira ingofero umunaba guriye n'utugofero two kwambara mu rwego rwo kubomora ibikomere. Cyo bansabye senga Imana ngo ikimenye ibone nyibaye. N'umudamu wangerutse kuntekera umuceri urimo inyama sinarinzi kabizi inyama ziseye. Nabazita fiande fini bari biki n'abadamu bacu babazi kubiteka, ariko kubera igihe murimo ntabiteka. Ariko nagiye ko mbona ari yongoje arabitetse mwana cyambona umuceri nkajya nkumva ni umuceri nkumva harimo inyama biranyobera. Ngaje bashari burya ndabyuzi kubiteka ati hamamuza mbona n'ibintu mbona nawe aguze Pasquale mwana sewe rotakino mdagaroza ukabwira ngo sinkajye mbivuga. Nasa waruzi wewe kinyama ziba mu muceri baziteka mu muceri waruzi ko simbikuvuga yanjye nikoje murabyumva neza. ariko Imana ngura amagare, ngura televiziyo, ngura intebe, ngura kabati, ndi mu nzu y'icyumba na salo. Sinanatekereza ko n'umuntu yimuka. Neno sigana ikigeragezo cyaho guca njya mu cyumba byose mbipakira muri ako kazi ngandagirana ikigeragezo cyo kujya mu cyumba.
umwarimu witwa Bosco uyobora wabaga mu Rugarama. Bosco ndaza kugwa nimero zamutumira kozi Imana uvuga Imana papa ubu ni nawe mvugira ijambo ubu nanu umuntu mvugira ijambo ufite n'agafanta di ariko ziko nawe bitabera ibintu byose biraryoha ubu nanamubwiye ko ari uzashingira abakobwa banje ni uzabashingira ni nawe uzajya gusabira abana banje n'umukuru w'umuryango ubu namaze kumushyiraho ni ansa wese washyiraho ndatari umuhungu w'imfura dore uko ndeba narabikemuye yaraje ageze mu rugo aransura bwa mbere yicara afite nka metero 2 rero yicara yahinnye amavi kubera intebe n'amagare na televiziyo n'akabati ese pastor bimeze gute ati Yesu yaraje bese ukumbi babwira nyine urashagira ngo cyara navugaga gutya ntago ari uku navugaga bimfashe ejo bundi mvuga ncunganwa n'iminota bampaye agasaha none gashize nabyo ntabimazeyo kandi sinjya nica gahunda ndabeshe sinjya nica gahunda n'umunota umwe ugeze mitandekera ubwo rero mvuga ncuranwa sindamenya kuvuga nk'abashumba haleluya ntago nabibasha mbese ntago byavana nibyo kimakanya ko kuvuga rero Imana iba muri bikomere by'ibirarane muhaguruke dusenga Imana mwizina so amen ariko Pascal garuka twongere dusenge uyu munsi Imana yawuduhaye ngwino twisengera Imana Imana igukubitira umumediyani Imana igukubitira umufilisitiya Imana igukubitira umusiriya ku buzima bwawe zamura isenge ibyiza yakoze mbifite mu mufasha Imana ishimwe cyane niwe umfasha mu bintu byose bikomeye Imana ishimwe cyane Mana mu izina rya Yesu Haleluya. tuzi ko imibabaro yacu yose uyizi Tinao sorato. kandi ujye uhindura iyi mibabaro kutunezeza urera aya moko atatu twumvise yaratubabaje aba bafilisitiya baratubabaje birumvikanye aba bamidiyani baratubabaje turabyumvise ariko tugufite ntitwifuza undi murengezi dufite Imana ya Yakobo umutabazi ntitwifuza undi murengezi dufite Imana ivuga bikaba ntitwifuza undi murengezi dufite itegeka bigakomera ntitwifuza undi murengezi duhawe umugisha n'Imana muri uyu mugoroba muri Karuvari duhawe umugisha n'Imana muri aya masaha muri iri teraniro duhawe umugisha n'Imana muri iri teraniro kugira ngo izina ry'Imana rishyirwe hejuru duhawe umugisha n'Imana kugira ngo ubwami bw'Imana buzane ububasha duhawe umugisha n'Imana kugira ngo izina ry'Imana rivugirwe aha duhawe umugisha n'Imana kugira ngo tuvuge ubwiza bw'Imana tuvuge gukomera kw'Imana tubikuye mu mutima yacu duhawe umugisha n'Imana kugira ngo tuvuge ku ijambo